Nshuti mwene data nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkwifuriza amahoro y'Imana. Njyewe ndi mwene so Musoni Flavien, nkaba nishimiye cyane kugera muri uyu mwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Ngira ngo nk'uko nari nabibabwiye, uyu munsi tugiye gutangira kwiga igitabo cy'umugenzi. Mu magambo make ni urugendo rw'umukristo ava mu rurembo mu mudugudu rimbukiro yerekera ku rurembo Siyoni. Impamvu y'iki gitabo ni uko iki gitabo kirimo intambwe, urugendo, uko Imana ifasha, ibigeragezo, intambara, amakuba, gucibwa intege umuntu w'Imana wese acamo kuva Imana imuhamagaye ku munsi wa mbere kugeza igihe yinjiriye mu rurembo Siyoni. Kubw'ibyo rero izo ntambara zikaba zihuje n'izacu. Tuzigamo muri iki gitabo amateka y'ibyahise, tuzigamo ibigendanye no kubabarirwa, tuzigamo byinshi cyane ko iki gitabo cyanditswe mu bihe bikomeye kugira ngo ukuri n'ibinyoma bitandukanye. Rero nanone cyongeye kugaruka, ni amahirwe tugize. Reka dusaba Imana ngo iki gitabo kizagira aho kidukura n'aho kitugeza mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko uri Imana itwitaho, itugaburira umutsima uva mu ijuru, kandi akaba ari nawe uzi intege nke zacu, ukanagaruka ku ruhande rwacu ukatwongera imbaraga kugira ngo duhuze n'icyo ijambo ryawe risaba. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twifuza guhinduka kugira ngo ntitugire ubumenyi busanzwe gusa bw'ibyanditswe, ahubwo bikorere muri twe kugira ngo uko bwije n'uko bukeye impinduka yawe igaragare muri twebwe ko twakumenye kandi twakwakiriye. Ngaho rero muri iki gihe tuzamara twiga iki gitabo, uzaduhumura amaso nk'uko mu gihe cyandikwaga bari bariho cyabahumuye amaso, gituma batandukanya ukuri n'ikinyoma. Kandi twifuza yuko mu mitego, mu bigeragezo, mu makuba by'uru rugendo twatangiye, tuzasozana umunezero kandi tugasozana amahoro urugendo nk'uko ibivugwa muri iki gitabo bibigaragaza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Inshuti yanjye, reka nongere nishimire cyane gusangira nawe iki gitabo cy'umugenzi. Mbere na mbere nagira ngo mbanze mbasabe yuko iki gitabo cy'umugenzi, hari abantu bagerageje kugikinamo filime, ariko nk'uko mubizi filime nyinshi ziterwa inkunga na Roma. Ibi bigatuma izo filime abakinnyi bazo hari ibintu bakina ariko ugasanga ntabwo byahuje neza n'uko ijambo ry'Imana n'ibihamya bibigaragaza. Ibi rero byatumye iki gitabo abantu benshi bakireba nka filime, bakabona nyine ni filime y'umuntu urimo kuva ahantu agenda mu mujyi ajya mu wundi. Ariko ibi ngibi si n'urugendo rw'umukristo gusa, ahubwo ni impinduka ikenewe mu mutima wanjye n'uwawe mu rugendo tugomba gukora. Kubw'ibyo rero iki gitabo kizadufasha byinshi mu bigendanye no kubabarirwa, kwakira imbabazi z'Imana, uko umuntu w'Imana Satani amugarurira ibigeragezo by'ibyaha yari yarababariwe akabigarura nk'aho byabaye bishyashya, uko umuntu w'Imana yiyubaka ku rutare, uko umuntu w'Imana ahura na Kristo, uko umuntu w'Imana kwizera ko kongerwa imbaraga kandi kukagira ibyiringiro, kugeza igihe umuntu w'Imana azaba yinjiriye i Kanani. Reka rero twihute tubanze dusobanukirwe ngo uyu mwanditsi w'iki gitabo Yohana Bunyane yari muntu ki? Amateka ye aratangaje nshuti zanjye. Nagira ngo mbabwire, Yohana Bunyane ni umugabo wabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 628 kuko niho yavutse, kugeza mu 1688 kuko nibwo yasinziriye. Uyu mugabo ndetse najya mbabwire ngo ni umwe mu bantu bakomeye babayeho. Yari umwongereza w'umuvugabutumwa usengera mu bitwa aba Puritan cyangwa se Puritanism. Yari imisengere, mu mwanya ndaje nyibasobanurire. Mu buzima bwe uyu mugabo yanditse inyandiko 60, ariko twe twibanda ku bitabo bye 2 kuko ari byo bitabo tuzi uburinzi bwabyo n'umwimerere wabyo uko byagumanye. Kuko iyo umwanditsi wese yandika afite abamwanga, n'uyu nawe yanditse afite abamwanga, kandi inyandiko ze, izi nyandiko, ibi bitabo 2 byararinzwe cyane kuko bifite amateka akomeye mu bintu birimo kuba no mu bintu bizaba. Kubw'ibyo rero iki gitabo kirimo amateka y'ibyahise, kiduhishiye amwe n'amwe mu mateka y'ibihe bya gihanuzi bimwe na bimwe byagiye biza. Mbega ni igitabo dukeneye kwiga cyane. Uyu mugabo yigeze kuba umusirikare mu myaka, yabaye umusirikare akimaramo imyaka 3. Imyaka 3 niyo yamaze mu gisirikare, arangije akivamo kuko
hari impamvu zitandukanye igisirikare cy'icyo gihe yabonye zatuma atagikomeza avamo. Papa we yakoraga umwuga w'ubucuzi, nawe araza akora uwo mwuga akomeza gukunda Imana, ndetse kugeza igihe uyu mugabo yashatse umugore. Amaze gushaka umugore, noneho kuri ubwo gushaka n'ivugabutumwa rye rirazamuka. Mu 1660 himitswe umwami mushyashya utaremeraga ko abantu batarobanuriwe ubupasitoro mu buryo butegetswe bavuga ubutumwa. Wakwibaza ngo iri tegeko ryo kubuza abantu kuvuga ubutumwa ryari rivuye he? Nshuti zanjye, hari impamvu mukwiye kumenya. Iri tegeko ryo kubuza aba bantu kuvuga ubutumwa ryari rivuye i Roma. Ndaza kubibereka mu bitabo bitandukanye. Iri tegeko rero ryari rivuye i Roma ribuza abantu, kubera ko hari abari bemererwa kuvuga ubutumwa bitewe n'ibyo bari barabatsindagiyemo n'ibyo bari barababwiye ibyo bazaza bavuga. Yohana rero bamwinginze kugira ngo ahagarike kuvuga ubutumwa. Yohana Bunyani yarabangiye, yemera yuko yafungwa, ndetse nyuma y'ibyo ngibyo hagiye haba impinduka kugeza ubwo bamufunze bamushyira mu nzu y'imbohe. Haba impinduka zibuza abantu kuvuga ubutumwa, ndetse arangije arabifungirwa. Amaze kubifungirwa, yari afunganywe n'abandi bantu bitwa abananiconformist, cyangwa naniconformist nyine nk'uko ndimo kubivuga. Bari abantu, ni izina bise abantu bigishaga inyigisho zinyuranye n'ibyo abandi bamenyereye. Inyigisho zinyuranye n'uko abandi babyumva, inyigisho zishobora gutuma abantu bava mu byo barimo bakagenda bakajya mu bindi bitewe n'imyumvire mishyashya bahawe irimo ukuri kwinshi. Ndetse aba bantu bitwa abananiconformist bari bafite imyumvire inyuranye n'iya rubanda nyamwinshi. Mbibutsa yuko uyu mugabo yabaga mu itorero ryo mu Bwongereza. Iri torero ryo mu Bwongereza ryari ry'abaprotestani, ariko ngo ryari ryibasiwe n'inyigisho za Kiliziya Gatulika. Nubwo bari baravuyemo, Kiliziya Gatulika yifashishije abatasi bayo, tuzabareba, yinjiye mu itorero ryo mu Bwongereza ishyiraho gahunda yo kubuza abavugabutumwa bazengurukaga babwira abantu Bibiliya. Noneho barangije bashyiraho icyangombwa abantu bagombaga guhabwa. Inshuti yanjye rero, ibyo bihe murabona byanga byakunda ko bisa n'ibi ngibi turimo. Hari impamvu rero aba bantu rero afunzwe muri iriya gereza. Yafungiwe muri gereza y'i Bedford, ahantu hitwa Gaol. Ahafungirwa amezi make, arafungurwa, arongera abwirije barongera baramufata, noneho bamufunga imyaka 12. Muri iyo myaka 12 yagize amahirwe rero yo kwandika igitabo cy'umugenzi, ndetse n'ikindi gitabo kimwe ndaza kubabwira izina. Hagati aho nagira ngo mbabwire yuko afunze yagize amahirwe, yafunzwe afite Bibiliya. Niwe ari mu bantu bake bari bafite Bibiliya muri icyo gihe, kuko Bibiliya ntago zabonekaga, ko Kiliziya Gatulika yari ifite tekinike yo kuzica mu bantu kugira ngo abantu batamenya imigenzo n'imiziririzo n'imihango yayo ko bitava muri Bibiliya. Ndetse yari afite muri iyo, uretse kugira Bibiliya, yari afite n'ikindi gitabo cyanditswe n'umugabo witwa John Fox. Uyu mugabo John Fox yari umugabo wari warabayeho mu gihe cyaba Martin Luther, mu gihe basohokaga muri Kiliziya Gatulika bakavamo bakaza bagashinga ubuprotestani. Wambaza ngo ubuprotestani ni bande? Abantu bose batari abisilamu, bakaba atari abagatulika, ariko bakaba bemera umwami Yesu. Abo bose babarirwa mu madini ya giprotestani. Ubwo rero abaprotestani ryari itsinda rimwe. Kubw'ibyo rero uyu mugabo witwa John Fox yari yaranditse yerekana ubugome, ubucakura, inyigisho z'ibinyoma, ndetse n'ibindi bintu byose Roma yagiye izana bigatuma Kiliziya yirengagiza ukuri kandi bitari ngombwa. Ndetse uyu mugabo yakomeje kuba muri gereza, arababara cyane kuko yari afite inshingano ebyiri. Uretse gufungwa muri gereza, n'ubundi urugo rwe yagombaga gukomeza kuruzirikana. Noneho arangije yemera ahindura, kuko umwuga w'ubucuzi ntiyari akiwubashije. Noneho atangira kuzaza aboha utuntu n'indodo, yarangiza akatugurisha amafaranga akayohereza iwe kugira ngo umugore abone uko abaho. Mu magambo make, yabayeho ababaye cyane. Ni nacyo cyatumye iyi si ayigereranya n'ubutayu, nk'uko icyigisho cya mbere muraza kukibona. Ndetse mu 1672 yarafunguwe, ariko bigeze mu 1676, kubera kwibasirwa n'itorero ry'ubuprotestani ry'Ubwongereza, bakoresheje ubugome bukomeye baramuroga. Ariko Imana ikinga akaboko, uretse ko nyuma yaho n'ubundi yaje kongera kurwara indi ndwara isanzwe. Nyuma y'icyo gihe ihita inamuhitana mu 1688. Nyuma nibwo yaje
kurwara indi ndwara ihita imuhitana. Rero uyu mugabo Yohana Bunyane urebye ubuhamya bwo mu gitabo cye yandika kuri paje amagambo ateguza kuri paje ya 5 banditse yuko akiri umusore Yohana Bunyane yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe yumvise yigisha ku cyaha cyo kwica isabato, yumva ijwi ry'Imana mu mutima rimubaza riti urahitamo iki, kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Mu magambo make yatangajwe n'aba badamu. Iri jwi rero ryahoraga rimubuza gukora icyaha, rimubwira gutandukana n'ikibi, rimubwira ko agomba guhitamo inzira nziza, ryaramukurikiranye cyane, ari naryo ryatumye agira iyerekwa ryatumye iki gitabo kiboneka. Inshuti zanjye, kuri paje ya 6 y'iki gitabo bagaragaza yuko mu gihe dusoma iki gitabo hari imyumvire dukwiye kugira. Icya mbere, dukwiye kwibuka yuko Yohana Bunyane ubu ni ubuhamya bw'imibereho ye, ariko nanone ryasenga yaryamyemo akarotera mu itangiro ryacyo niyo nzu y'imbohe yari afungiwemo. Tujyane nawe rero, tugerane nawe ku irembo ryo kwihana no kwa musobanuzi, kandi cyane cyane ku musaraba w'Umwami Yesu. Duture umutwaro w'ibyaha maze natwe dukomeze urugendo. Iyo nzira ni nziza cyane, kandi rero nta yindi igera i Siyoni. Aya magambo nsomye ari mu gitabo cy'umugenzi paje ya 6. Yohana Bunyane nababwiye ko yabaga mu bita aba Puritanism. Puritanism ni imisengere, ni itsinda ry'abaprotestani b'abagorozi. Abaprotestani b'abagorozi mu magambo make ni abantu baturutse muri Kiliziya Gatolika basohokamo ku bw'inyigisho z'ibinyoma zari zirimo, barangije bitwa abaprotestani. Ndetse iyi misengere yatangiye mu mwaka w'1500 mu Bwongereza. Aba bagorozi impamvu nyamukuru yabo kwari ugukura igisanira cyangwa igisigisigi cy'inyigisho za Kiliziya Gatolika zagaragazaga zagendaga ziganza mu itorero ry'ubuprotestani ryo mu Bwongereza. Kandi nyuma y'uko ubuprotestani butandukanye na Kiliziya hagombaga kubaho itandukana, ariko ntiryakomeje. Hakomeje kugenda hagaragara ibintu bigiye bitandukanye byo muri Kiliziya by'imigenzo n'imiki n'imiziririzo byakomeje kugenda bigaragara mu matorero ya giprotestani. Uyu mugabo rero yari ari mu itsinda ryitwa Puritanism, cyangwa se imisengere y'abantu bari bashinzwe kugorora n'ubuprotestani bwamaze guta icyerekezo. Mu magambo make rero bemezaga yuko hagomba kuboneka impinduka, yaba muri structure cyangwa se muri uko ubuyobozi, imisengere, gahunda n'ibiki byose basengaga, ndetse no mu minsi mikuru itorero ry'Ubwongereza ryo mu Bwongereza ryakoraga, wasangaga hakirimo igisanira cya Kiliziya Gatolika. Ariko ibi ngibi byo biranatangaje n'uyu munsi wa none. Urebye amadini yitwa ko ari ay'abaprotestani, aya madini y'abantu bavuga izina rya Yesu, iyo urebye imyizerere, imisengere, imibereho, uko babayeho, iminsi mikuru bahimbaza n'iki, usanga byanga byakunda ikiroma cyangwa se imihango ya Kiliziya Gatolika yamaze kubafata ku buryo byanga byakunda kubona umuntu witwa umuprotestani ngo uvuge ngo ni umuprotestani, aba bantu si abagatulika bitewe n'uko inyigisho za Kiliziya batazemera. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none ndashima Imana yuko hari itorero rimwe risigaranye iyi ngamba y'abitwa abapuritanism, ingamba yo guhangana n'igisanira n'igisigisigi, ingamba zo guhangana n'inyigisho z'ibinyoma zaturutse i Roma zikaba zaranyanyagiye mu misengere yose. Uyu mugabo Yohana Bunyane mu gihe cye yakoranye n'ababwirizabutumwa bakomeye barimo Thomas Gage, William Bridge, Thomas Manton, John Flavel, Richard Sybes, Stephen n'abandi barimo William Bette, ndumva muzi mu mateka y'itorero. Aba bantu nagira ngo mbabwire ngo bafatanyije nawe, buri wese bari mu bice bitandukanye by'Ubwongereza, ariko aba bantu barwanyaga inyigisho za Kiliziya zari zitangiye kuzukira mu itorero ryo mu Bwongereza, zisubiza abantu mu mihango n'imiterekero n'imiziririzo by'i Roma by'abapagani. Mu gitabo nakunze cyane cyitwa John Bunyan and English Nonconformity, ni ukuvuga ngo iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Richard Graves.
muri iki gitabo banditse uburyo intambara ikomeye Yohana Bunyani yarwanye ahangana n'ikigaturika. Icya mbere, ku cyigisho cya karindwi cy'icyo gitabo bagaragaje yuko Yohana Bunyani yahanganye, yari afite imyizerere ya kibatisita ariko ahangana n'inyigisho ndetse n'imitekerereze na ideoloji ya kiliziya gatulika yifashishije igitabo cy'umugabo witwa John Fox. Iki gitabo cyamwerekaga amateka yahise y'ubuprotestani, yabirebamo akamenya yuko ubuprotestani yari arimo bwataye icyerekezo. Ibi rero byatumye atangira kugaragaza ibihamya bye, atangira kwerekana yuko byanga byakunda ideoloji ya kiliziya gatulika itagomba kugaragara mu matorero ya giprotestani, ndetse atangira kwerekana yuko byanga byakunda iyo myumvire ya giprotestani igenda ivangirwamo na gatulika ubwayo izatuma byanga byakunda haboneka akaga. Rero icyo nashaka kubabwira ngiki, mu gihe nk'iki kiliziya yari irimo gukoresha tekinike zitandukanye kugira ngo yigarurire cyane iri torero ryo mu Bwongereza. Uyu mugabo Yohana Bunyane kuri paji 137 y'icyo gitabo nababwiye yahanganye n'inyigisho zubatse kiliziya. Icya mbere, yahanganye n'inyigisho y'ibitangaza by'ibinyoma, aho bagendaga bavuga ngo hari amashusho ngo ya Bikira Mariya ngo akiza abantu ngo agira gute. Ahangana n'igihano abapapa bari barashyizeho, igihano cyo kwica abantu, cyo kubica. Yahanganye n'inyigisho z'ubantikristo zari muri kiliziya. Ndetse uyu mugabo yakoze akazi gakomeye, ariko ku musozo kuri paji 128 na paji 129 Bunyani yarabyeruye, avuga yuko Roma ariyo antikristo, ndetse avuga yuko byanga byakunda ari naho hari uriya mugore mu Byahishuwe 17, yerekana yuko ubupfumu bwo dusoma mu Byahishuwe byose burenguriza kuri Roma. Ibi byose rero yabifashijwe n'igitabo cy'abagorozi babanje barimo John Fox yabanje. Kubw'ibyo rero wakwibaza uti se iki gitabo undi muntu wagitanzeho ubuhamya ninde? Iki gitabo cy'umugenzi, mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, Tragédie des siècles, iki gitabo paje y'183 mu gitabo cy'ikinyarwanda Intambara Ikomeye, baranditse ngo nanone nk'uko byagenze mu bihe by'intumwa, itoteza ryatumye ubutumwa bwiza bwamamara ubwo Yohana Bunyane yari afungiwe muri gereza mbi cyane, yari yuzuwemo n'abantu bakoze amarorerwa y'ubwicanyi, yahumekaga umwuka w'ijuru. Kandi aho hantu niho yandikiye igitabo cye cyuzuye ishushanyamvugo kivuga iby'umugenzi wagendaga ava mu gihugu cy'irimbukiro agana mu murwa wo mu ijuru. Mu gihe gisaga imyaka 200 iryo jwi ryavuye muri kasho y'i Bedford ryagiye rivugana imbaraga ikora ku mitima y'abantu. Ibitabo bya Bunyane ari byo Urugendo rw'Umukristo n'ikindi cyitwa Ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa, mu Cyongereza ibi bitabo kimwe cyitwa Pilgrim's Progress n'ikindi kikitwa Grace Abounding to the Chief of Sinners. Ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa. Ibi bitabo byayoboye abantu benshi mu nzira y'ubugingo. Ubwo rero nshuti zanjye, iki gitabo kiracyafite amakuru, cyane cyane ko cyasohotse mu bihe hagombaga kubaho guhangana. Ibihe byari byahindutse, kuvuga ubutumwa bisa naho birimo ibibazo, abavuga butumwa bafite intambara zidasanzwe barwanaga. Ikindi kandi hari harimo kwiganza cyane kw'imihango n'imiziririzo ya kiliziya, kandi hirya hari ikiganza cy'umwami wo mu Bwongereza witwaga Charles wa kabiri, wari umupresbyterienne, ariko akaba yari yamaze kwigaranzurwa n'abajesuite gake gake, ku buryo yari yamaze guhinduka umugaturika. Kubw'ibyo rero ikigaturika nicyo cyayoboraga ubwami bw'Ubwongereza. Inshuti zanjye, murabyumva noneho ibintu byerekeraga. Kandi nanone ikindi, Yohana Bunyane yageze aho abona intambara yo guhangana ubwayo ntihagije, ahubwo akeneye no gukurikirana iby'agakiza ke. Inshuti zanjye, muri ibi bihe ni byiza gukurikirana iby'ubuhanuzi n'aho bugeze, ariko nanone ni byiza gufata umwanya wo kwitekerezaho uko wahagurutse mu rugendo, aho werekera. Muri iki gitabo kandi cy'umugenzi hagaragaramo ibintu byinshi. Reka rero nshuti zanjye mbabwire ngo iki gitabo kidufitiye amakuru meza yo gukora urugendo twerekera ku gukira kwacu. Reka twihuta ngira ikintu nkubwira. Ku cyigisho cya mbere cy'iki gitabo cyiswe
umuntu wari uhetse umutwaro. Uyu muntu wari uhetse umutwaro rero yari inde? Hano muri iki gitabo baranditse ngo nanyuraga mu butayu nibwo iyi si mbona ahantu hari isenga ndyamamo ndasinzira ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye bushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe afite igitabo mu ntoke ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Mwitegereje mbona bumbuye icyo gitabo aragisoma, kigisoma ararira ahinda umushyitsi maze atakibasha kwihangana arataka araboroga ati ngire nte. Akimeze atyo atahiwe, ageze yamara umwanya ashoboye wose yiyumanganyije kugira ngo umugore we n'abana batabona umubabaro we, ariko ananirwa kumara umwanya munini acecetse kuko umubabaro we ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge atangira kubabwira atyo ati umugore wanjye nkunda namwe bana nabyaye, njyewe inshuti yanyu y'amagara nishwe n'umubabaro undemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo y'uko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba njyewe ubwanjye nawe umugore wanjye namwe bana nkunda tuzarimbukana bibi, keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Bumvise ibyo bene wabo baratangara cyane, si uko bemeye yuko ibyo yababwiye ari iby'ukuri, ahubwo nuko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Nuko kuko bwari bwije bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza bihuta kumuryamisha, ariko ijoro ringanya n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro asuhuza umutima arira. Bukeye bamubaza uko ameze, arabasubiza ati ndarushaho kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko bo batangira kunangirwa imitima kandi batekereza kwirukanisha indwara ye, kumutota no kumukankamira. Ubundi baramusekaga, ubundi bakamutota, ubundi bakamuzinukwa rwose. Nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu ye kugira ngo abasabire abababarire no kugira ngo yiganyire umubabaro we, kandi yagendagendaga mu mirima wenyine, ubundi asoma ubundi asenga, amara iminsi agira atyo. Amen. Reka nshuti zanjye nkubwire incamake y'iki gice. Icya mbere, isi yayigereranyije n'ubutayu, kubera ko byanga byakunda agahinda yari arimo, ibigeragezo yari afite yaba mu rugo, ibigeragezo yari afite ari muri gereza, n'ibigeragezo yari afite mu mutima we ubwabyo byatumaga abona ntaho kuruhukira. Mu magambo make, yabonaga urugendo rwe rushushanya byanga byakunda urugendo Abisirayeli bakoze bava mu Egiputa bajya i Kanani. Nshuti yanjye, nk'uko Abisirayeli bavuye mu Egiputa bajya i Kanani, ibigeragezo bahuye nabyo n'amakuba yabo byose n'imitego ya Satani batezwe, ibyo byose bishushanya ibyo tugomba guhura nabyo mu buryo bw'umwuka. Ariko nanone icyo nshimira Imana, uburyo bagiye Imana ibabaho bakabona ukuboko kw'Imana muri buri kigeragezo cyose. Ni nako Imana yasezeraniye umuntu wayo uva mu byaha, uva mu mudugudu wa rimbukiro, uva mu byo yibwira yerekeza mu by'Imana imubwira, yerekeza ku kwihana, yerekeza ku bugingo buhoraho. Byanga byakunda azabona ukuboko kw'Imana. Mukristo kandi muri iki gitabo cya Bunyane yagaragaje ikintu kigaragaza umukristo uhagurutse neza agiye i Kanani, kandi nubwo yahura n'ibibazo ashobora kuzagerayo. Ni ibintu bine nshuti yanjye, niba utarabihagurukanye, niba ntarabihagurukanye, dufite ikibazo. Yagaragaje iki muri iki gitabo? Hagaragara ko mukristo yahagurutse afite ibintu bine. Ibi bintu bine kandi yahagurutse abizi. Mu magambo make, ni byiza kujya mu itorero, ni byiza kujya mu idini ukajya kubatizwa, ariko ugomba guhaguruka uzi ibyo ugiyemo kandi ukamenya uko uhagurutse umeze. Icya mbere, yahagurutse yambaye umwambaro w'ubushwambagara, kandi nawe yari abizi. Dukwiye kumenya yuko Imana idukura mu bupagani bwacu. Igihe Imana iduhamagara iduhagurukije, nta cyiza yareberagaho, nta cyiza yahereyeho ngo wicare urebe umuntu uri mu kabari uvuge ngo uriya we ngo ntazapfa abaye umuntu, ngo uvuge ngo naba nanjye ngo naje mu nzu y'Imana byibuze ngo nk'inzoga nkeya. Oya, ahubwo icyo nashaka kubwira ni kimwe: twese duhaguruka mu mudugudu rimbukiro twambaye ubushwambagara, kandi byanga byakunda duhamagarirwa kuzagera i Siyoni tukinjira twambaye umwambaro wera. Ni ibyo bintu bibiri, nta bindi bibaho. Ikindi kandi yagaragaje yuko uyu muntu yahagurutse ateye umugongo urugo rwe. Gutera umugongo urugo rwe ntabwo bivuze ngo ni uguta umugore wawe n'abana ntuzababwirize, ni ukuva mu nzu yawe. Oya, ahubwo
urugo rwavugwaga n'iki? Ni kavukire yacu, aho tuvuka, twavukiye mu byaha, twavukiye muri kamere. Byanga byakunda hagomba kubaho gutera umugongo ibintu byadutwaye umutima kugira ngo ubwami bw'Imana tuburangamire. Icya gatatu kandi, uyu muntu yari afite igitabo mu ntoki, ari nayo mahirwe akomeye ya mukristo. Umuntu wese uzahaguruka agiye i Kanani, agahaguruka yambaye ubushwambagara, agatera umugongo urugo rwe ariko adafite igitabo mu ntoki, azaba ajya he? Ntabwo yamenya iyo ajya. Kubwo ibyo rero agomba kuba afite igitabo mu ntoki gishushanya ijambo ry'Imana. Mu magambo make, yahagurutse ijambo ry'Imana byanga byakunda aryumva. Ikindi cya kane, guheka umutwaro uremereye. Byanga byakunda ugomba kumva yuko ibyaha byawe wakoze ari wowe biri ku mutwe, ntugire undi muntu ubyikoreza, ntugire undi muntu uzanamo ngo niwe wakumereye nabi cyangwa iki, ahubwo umenya yuko n'urupfu rwa Kristo ari wowe rukomoka, ari wowe wamubambishije. Kubwo ibyo rero byanga byakunda, igihe cyose uzahaguruka mu cyaha cyawe, uzahaguruka mu ntege nke zawe, ugafata urugendo rusanga Imana wambaye ubushwambagara kandi ukemera ko ubwambaye, warangiza ukaba uteye umugongo ibintu byari byaragutwaye umutima ukabitera umugongo. Ikindi, ukagira igitabo mu ntoki ugashaka ubuhamya bushingiye ku ijambo ry'Imana. Warangiza nshuti yanjye ugaheka umutwaro wawe, ntugire undi muntu wikoreza, ukamenya ko ibyaha byawe ari wowe ugomba gushaka igisubizo, nta wundi ugomba kuguhuza n'Imana. Uzaba werekeza ku gukira kwawe. Nshuti mwene data, nagira ngo nkubwire ikindi kintu kidasanzwe. Aha muri iyi ncamake, mukristo yagaragaje yuko byanga byakunda gusoma umuzingo byabyukije byinshi muri we. Mu magambo make, igihe ijambo ry'Imana ribumbuwe n'umunyabyaha ushaka guhinduka, ribyutsa ibintu byinshi muri we. Hari ibimenyetso rero by'umuntu uzakira byagiye bigaragara. Ni iki cyagaragaje yuko uyu muntu atangiye urugendo neza kandi gukira kwe bishoboka? Nshuti yanjye, nta kindi, ni icyo twasomye hariya kuri iriya paje yacu ya 9, aho mukristo yabonye ko atakibasha kwihangana, arangije arataka ngo ngirente. Iri jambo abantu bose nimuza kureba muri Bibiliya zanyu, yaba mu byakozwe no mu gice cya 237, byakozwe no mu gice cya 16:30, byanga byakunda ahantu hose iri jambo umuntu wese wagiye arivuga, akavuga ngo nkora iki, udutegetse iki, ese dukora iki? Byanga byakunda uyu muntu yabaga amanitse amaboko. Ngiri jambo Imana itegereje. Imana itegereje gutsindwa kwanjye nawe. Imana itegereje kubona yuko ibintu tutabyishoboza muri izi mbaraga zanjye n'izawe. Ikiba gisigaye nta kindi, umunyabyaha amanika amaboko, nk'uko Pawulo mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 14 gukomeza kugeza ku murongo wa 25, yageze ku murongo wa 25 yaravuze ngo ninde wanyiza uyu mubiri untera urupfu? Amanika amaboko, arangije aravuga ati ariko Imana ishimwe kuko izazinyiriza muri Kristo Yesu. Igihe cyose umuntu atabona ahandi hantu yakirizwa uretse gukirira kuri Kristo gusa, akamwegera akavuga ngo none ngirente, gukira kwe biba bishoboka. Ikindi kintu cyagaragaye muri iki gitabo, muri iki gice, ni ukwiringira ko hari ubundi buhungiro nubwo atarabuzi. Byanga byakunda mukristo yaricaye aravuga, abwira umugore we n'abana be, arababwira tumva nta yandi makiriro yacu keretse ubuhungiro bwaboneka ntarabasha kumenya aho buri. Kugira ibyiringiro yuko ubuhungiro buhari ariko wenda ukaba utabuzi, niyo mahirwe. Kugira ibyiringiro yuko kubabarirwa bishoboka ariko utazi uburyo wababarirwa. Kugira ibyiringiro by'uko ushobora guhinduka umuntu w'Imana ariko utazi uko byagenda, aba ari andi mahirwe. Muri iki gitabo kandi bakomeje kugaragaza ubuzima uburyo buhinduka iyo ijambo ry'Imana rigeze mu muntu. Byanga byakunda haboneka impinduka. Nta kintu gishobora kumunezeza, nta kintu cyamusinziriza Imana yamukanguye, kandi nanone ikindi, ibyamuryoheraga biramubihira, ndetse haboneka n'impinduka ku bantu baturanye. Byanga byakunda imibereho ye myiza ishimishije Imana itangira kubangamira byonyine. Umunyabyaha iyo agitangira kuvuga yuko agiye, nta n'intambwe yindi aratera uretse kumva yuko ashaka kuva mu byarimo. Reka mbaho urugero rworoshye. Iyo utaratangira no gufata umwanzuro wo kubana n'Imana,
ukicara ukabwira bagenzi bawe uti ariko njye mba numva n'inzoga nanazireka, nubwo ubona tuzisangira mpora nasinze, ariko njya numva nta n'ikintu zimariye nanazireka. Ujya ukumva bagenzi bawe batangiye kukubwira nabi, batangiye kugutontomera. Ni nako byagenze kuri Mukristo. Mu by'ukuri nta n'intambwe aratera, ntaranahinduka, n'ibintu yatangiye n'ibyo bintu ntarabireka ku mugaragaro, ariko kubera icyo gitekerezo gusa, kuko giturutse ku mwuka w'Imana uba utangiye gukomanga umutima, batangira rero kumukangamira, abandi batangira kumutota, abandi bahise batangira kumukankamira, abandi batangira kumuzinukwa, hakubitiraho n'abandi bamuseka. Ubundi izi ni intwaro za mbere zikoreshwa ku muntu ushaka gusanga Imana. Byanga byakunda igihe uzaba ugiye gusezerera uburaya, igihe uzaba ugiye gusezerera ubugome, igihe uzaba ugiye gusezerera inzangano z'amoko, igihe uzaba ugiye gusezerera ubujura, igihe uzaba ugiye gusezerera ubugome n'urwango, hari abantu bazaguseka, hari abazakuzinukwa, hari abazagukankamira, hari abazakubangamira, hari n'abazabona yuko ubangamye, hari abazagutota. Ibi ni ibintu ugomba kumenya igihe icyo ari cyo cyose. Ariko n'iki kizagufasha mu gihe cyose ufite igitabo mu ntoki kandi ukaba uteye umugongo urugo rwawe, ukaba byanga byakunda ubizi yuko wikoreye umutwaro ukuremereye. Uwo mutwaro uremereye niwo ukongera morale yo kuva muri abo bantu, kuko Bibiliya iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya impundu zikavuga. Uyu mutwaro rero wagendaga wiyongera uko bucya bukira. Reka nkubwire yuko iyo ijambo ry'Imana ryatangiye kurasira mu mutima w'umunyabyaha, uko bucya bukira niko ibintu bigenda birushaho gukomera. Icyaha urushaho kubona cyabaye kinini, mu gihe ukiri umupagani wabonaga ari akantu gato. Nshuti zanjye, reka ijambo ry'Imana turifate turibumbure, rizatwereka yuko utuntu twakinishaga ko ari duto tuzasanga ari ibintu binini. Rero nta kindi, yatangiye umutwaro watangiye kumuvuna, atangira gusenga yisengera. Ba bantu bamuvumaga nabo n'abamusekaga n'abamutotaga, ubwo nawe yari akeneye kubababarira, gusenga ngo Imana imuhe kubababarira, kandi narangiza nababasabira imbabazi, kandi nawe yisengera. Urugamba rero ruratangiye. Kandi muri iki gitabo Mukristo yagaragaje yuko hari ibintu bitatu, Yohana Bunyane yagaragaje yuko Mukristo hari ibintu bitatu yafatanyije kugira ngo byibuze abashe no kuva muri uwo mudugudu urimbukiro. Murabizi yuko Loti kubwirwa amakuru yuko agomba guhunga akava muri Sodomu yarabyakiriye, ariko ndagira ngo mbabaze, gusohoka muri Sodomu na Gomora kuri Loti n'umuryango we byari byoroshye? Oya nshuti yanjye. Kumenya amakuru y'iby'Imana, ukamenya iby'icyaha cyawe, ukanamenya n'ingaruka zizaza n'ibiki, ibyo bintu abantu bose barabyakira bakumva bahinze umushyitsi. Ariko ni abantu bangahe bafata umwanzuro wo gusohoka muri ibyo byaha byabo? Rero ikintu gikomeye ngiki, Loti yakuwemo n'abamarayika, yizera ijambo ry'Imana ryavuga ko Sodomu igiye kurimbuka, ariko umugore we yasohotsemo adasohotsemo. Icyo nagira mbabwire ngiki ni uko byanga byakunda izo ngamba, iyo migabane ibiri tuzayihorana. Abahagurutse kuko bizeye ko iby'Imana ivuze biri seriye, n'abahagurutse ariko imitima yabo ikiri mu bintu bya kera bakundaga. Ikigaragara ni kimwe muri iki gitabo cy'umugenzi, kuri paje yacyo ya 11 hari amagambo akomeye cyane nkunda, agaragaza yuko Mukristo yakomeje kugenda urugendo, kandi yagombaga kugenda afatanyije ibintu bitatu. Yagombaga kugenda, icyo ni icya mbere, guhaguruka akagenda, cyagaragazaga yuko yizeye yuko imbabazi zihari, kandi yizeye ko byanga byakunda azagera aho akurirwaho umutwaro. Nshuti zanjye, nagira ngo mbasabe mwirinde kuzaza mwiga ibintu by'Imana muvugira ahantu hamwe. Irinde guhora uhagaze ahantu hamwe, byaba ari akaga uramutse aho wari uhagaze ukinjira mu itorero, aho wari uhagaze kera uri umupagani, ari ugihagaze mu myaka 15. Ni ngombwa, Pawulo yaravuze ngo twinjire ahantu kure cyane ahera cyane, aho Kristo ari iburyo bwa Se. Mu magambo make, dukwiye gutera intambwe kubwo gufashwa na Mwuka Wera. Rero ukimara kwizera ugomba gutangira kugenda. Ukimara kwizera ko hari ubuhungiro buhari n'ubwo utabuzi, ugomba gutangira kugenda ukava aho hantu uri. Ni byiza ko tuva mu byo twibwira. Icya kabiri yagombaga gukora ni ukugenda asoma. Muri uru rugendo umuntu wese uzagenda ariko adasoma. Ikindi kintu kigaragara hano ni uko Mukristo yagombaga kugenda asoma kandi asenga. Mu magambo make,
dufite abantu bavuye mu bupagani bwabo bava mu byaha byabo, ariko gusoma nta mwanya babifitiye. Umwanya bafite ni uwo kureba amafilime, umwanya bafite ni uwo kujya kuri telefone, bakajya kuri za shati n'ibindi, bakajya kuri za google n'ibindi bintu, mbega bakinezeza. Ikindi cya kabiri, abandi bajya gusenga, ariko nabo ntibasenga basomye, basengeshwa n'ibibazo, basengeshwa n'ibigeragezo. Bari umuntu aricara akavuga ati nkurikije ubushomeri mfite ngiye gusenga iminsi 40, Imana igomba kuzansubiza. Ariko mu by'ukuri ni bangahe bigeze batangira uru rugendo bava mu Egiputa, bava mu bupagani, bava mu byaha byabo? Ni bande bafashe urugendo bagenda basoma banasenga? Igihe cyose uhagurutse ugiye ariko udasoma ngo unasenge, ntushobora kuzagera ku musaraba. Ikindi cya kabiri, ntushobora na rimwe kuzagera ku marembo y'ururembo rw'Isiyoni. Byanga byakunda, guhaguruka neza byerekana umuntu uko azagenda. Nshuti yanjye, nubwo twaba nta rugendo rukomeye twakoze, nubwo Satani yagiye aturiganya abenshi tugatinda mu rugendo rwo kwihana tugatinda, ariko byibuze uyu munsi wa none haracyari ibyiringiro by'uburyo wahaguruka. Icya mbere ni ukwemera ko wambaye ubushwambagara. Icya kabiri ni ugutera umugongo inyungu, ibyari inyungu zawe bigahinduka igihombo. Icya gatatu ni ukugira igitabo mu ntoki kugira ngo uhaguruke, uzi umunsi uhagurukiye, uzi uko uhagurutse, byanga byakunda ijambo ry'Imana rikwereka aho uhagurutse ububi bwaho, rinakwerekeza aho ugiye ibyiza byaho. Ikindi kandi ugomba guheka umutwaro uremereye, ukamenya ko ibyaha byawe biri ku mutwe wawe, nta wundi muntu mubisangiye, ukamera nka Pawulo ngo mu banyabyaha ni njye w'imbere. None byashoboka gute ko umuvugabutumwa nkanjye naba ndi umunyabyaha nikoreye umutwaro? Byashoboka gute ko umupasiteri cyangwa umudiyakoni cyangwa undi muntu umaze igihe mu kirokore, umaze igihe mu bintu byo gusenga, umaze igihe mu itorero, yaba yikoreye umutwaro? Birashoboka. Iyo igitabo cyabumbuwe cy'ibyanditswe byera, umuntu agera ku rwego amera nka Pawulo akavuga ngo nasanze mu banyabyaha ari njye w'imbere. Kuko ibyo rero dukomeze tugende, dukomeze dusoma kandi dusenga, nibwo byonyine tutazazimira. Inshuti yanjye, mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, ni igitabo cyiza cyane. Bazashaka kumenya wenda bumva iki gitabo ari ubwa mbere bacyumvise, bazambaza nazabona uburyo bakibona. Kugana Yesu, muri iki gitabo paje ya 7 baranditse ngo nubwo twagira ubwenge bwahe n'ubuhanga n'imbaraga ntitwabasha kwihindura. Icyakora ibyo byose byabasha kwitondesha umuntu ku mugaragaro, ariko ntibyabasha guhindura umutima we wa kamere, ntibyakweza amasoko y'ubugingo. Niba umuntu ashaka gucika ku byaha akera, akwiriye kwakira ubugingo bushya buva mu ijuru. Ubwo bugingo bubonerwa muri Yesu. Ubuntu bwe bwonyine busa nibwo bubasha guhembura ingeso nziza z'umutima no kuwegereza Imana ngo were. Nshuti yanjye, icyo nashaka kubwira ngiki, kugira ubwenge, yaba ubwo mu isi n'ubwo mu byanditswe, kugira ubuhanga, kugira imbaraga, ukamenyekana, ibyo byose tubifite ntitwabasha kwihindura. Icyakora ubwenge, ubuhanga n'imbaraga, byaba ibyo hanze mu buzima busanzwe, byaba n'ibyo mu idini, bishobora gutuma uhinduka umuntu ubeshya abandi, umunyabyaha w'umutekinisiye. Umunyabyaha w'umutekinisiye ni umuntu uzi guhisha icyaha cye, ni umuntu w'umuhanga ku buryo ashobora kuguha ubuhamya bw'uko yababariwe, ashobora kuguha ubuhamya bw'uko afite amasezerano y'Imana, ashobora kuguha ubuhamya bw'uko byanga byakunda azinjira ku marembo Siyoni, kandi abizi we n'umutima we ko babeshya. Ni umuntu ushaka kugaragara neza imbere y'abandi. Inshuti yanjye, ubwenge, ubuhanga, imbaraga bishobora gutuma duhinduka abantu beza imbere y'abantu, ariko ntibishobora guhindura umutima wa kamere. Ntibyakweza amasoko y'ubugingo ngo umuntu muri we habonekemo ubugingo, ariko bishobora gutuma amasoko y'uko ibintu bigaragara inyuma abantu bavuga bati umuntu w'Imana, ndetse mujya mwumva abantu benshi bakoresha terime ngo Imana yasize amavuta. Nshuti zanjye, ibi ni ukwibeshya, ariko ntushobora kubeshya Imana. Zaburi 38:5 Bibiliya iravuga ngo kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Mu magambo make, ibyo twakiraniwe nibyo bigereranywa n'umutwaro. Mu magambo make rero, niba ibyo wakiraniwe, ibyaha byawe bitarakubera umutwaro, si uko utari umunyabyaha, ahubwo ni uko udashobora kumva uburemere bw'ibikuriho. Kuko umuntu iyo adafite ijambo ry'Imana ubundi aba apfuye ahagaze, niko Bibiliya ivuga. Mu magambo make, ntabwo wafata umufuko wa sima ngo uwugereke ku mutwe w'intumbi ngo inyeganyege ikubwire ko ibabara, ariko uwushyize ku muntu muzima
umutima, yataka akavuga ati ndumva nenda gusandara. Kubwo ibyo rero impamvu tutumva uburemere bw'ibyaha twikoreye ni uko twapfuye mu by'umwuka. Zaburi 68 umurongo wa 20, Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo umwami ahimbazwe utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Nshuti yanjye, nubwo twikoreye umutwaro w'ibyaha, hari uw'Imana yashyizeho ngo twikorerere imitwaro yacu. Kandi nagira ngo mbabwire ngo Yesu akwiye kuzagaruka nta muntu ukikoreye umutwaro w'ibyaha. Icyakora tuzaba twikoreye umutwaro w'ivugabutumwa, tuzaba twikoreye umutwaro wo kumenyana n'Imana, tuzaba twikoreye umutwaro wo gusengera abantu no kubigisha iby'Imana ngo babyakire bahinduke baze bamere nk'uko natwe tumeze. Ariko hari uw'Imana yateguye kutwikorerera imitwaro uko bwije n'uko bukeye. Reka nongere mbabwire yuko hari amoko y'imitwaro. Hari imitwaro y'amateka ushobora kuba wicaye, cyane cyane nk'iki gihugu cyacu mukurikiye ibintu byatubayeho muri uru Rwanda rwacu muri 1994, muzi amateka y'ibyabaye ya jenoside yakorewe abatutsi, muzi ibintu byabaye, abantu benshi barapfuye, abatutsi barapfuye, nyuma yaho abantu hagenda haba ibindi byorezo n'ibindi bintu byinshi. N'uyu munsi wa none turacyari mu bintu byinshi. Hari abantu rero bagiye usanga aribo bayobora imiryango yabo, ugasanga umuntu ari akimara niwe ufite umuryango. Ibi bintu byagiye bituma hari amateka yatwikoreje umutwaro uremereye cyane. Ariko nagira ngo ubwire ngo umutwaro w'amateka ugomba kuwikorera, ariko nanone ikintu nshimira Imana ni uko ugeze hahandi wenda gushwanyuka umutima, nta mpamvu zo gushwanyuka umutima, Imana yikoreje Kristo ibituremerera byose. Ikindi, hari umutwaro w'amahitamo yawe. Urugero, umuntu aricaye arashatse, amahitamo ye ntiyumva ijambo ry'Imana, ashatse nabi, kandi ibyo bintu nibyo agomba kwikorera. Aho kugira ngo ujye uhora ku maradiyo, aho kugira ngo ujye wirirwa utukana n'umugabo wawe, abantu bose batambutse usebye uwo mubana, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, usebye abana bawe wabyaye, icyabakiza ni ukumenya ko ari umutwaro wawe wikoreye, ukamenya ko uwo mutwaro ukurenze uburemere, ukaza ukawutura kuri Kristo. Byanga byakunda nshuti zanjye, Banyarwanda namwe abatari Abanyarwanda mu nyumva, byanga byakunda umwami Imana ihimbazwe, kuko ariyo utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Zaburi 68 umurongo wa 20, Ezekiyeli 16 umurongo wa 58, Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo ibibi byawe n'ibizira byawe wabyikoreye nk'umutwaro, ni ko Uwiteka avuga. Ibibi byawe n'ibizira byawe nibyo bibyara umutwaro ukuremerera. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu uburyo nyabwo bwo gukurwaho uyu mutwaro ni ukwakira umwami Yesu, nta kundi. Abalewi 26 umurongo wa 12, Imana yari ifite umushinga mu Bisiraheli, kandi uyu mushinga Imana yari ifite mu Bisiraheli iracyawufite uyu munsi ku itorero ryayo. Imana iracyafite uyu mushinga kuri buri muntu wese wumva bishaka. Abalewi igice cya 26 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo iki? Nzagendera hagati muri mwe, mba Imana yanyu, namwe muri ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo mutaba abaretwa babo. Nabatuye umutwaro wabahetamishaga, mbagendesha mwemye. Amen. Inshuti yanjye, aya masomo ngusomeye uyandike ku ruhande, cyangwa ufate igitabo cyawe cy'umugenzi uyandikemo, kuko ntabwo ari muri iki gitabo, ariko ni amagambo yo kudusobanurira rya jambo ry'umutwaro. Mu magambo make nagira ngo dusobanukirwe umutwaro Umukristo yari yikoreye ni uwuhe. Ese ni umutwaro w'amateka? Oya, ibyo nabyo yari abifite. Ni umutwaro w'urushako? Ibyo nabyo yari abifite. Ni umutwaro w'uko yavutse mu buzima bugoranye kandi akaba ari umukene cyangwa iki? Ibyo nabyo yari abifite. Ese ni umutwaro w'uburwayi? Ibyo nabyo yari abifite. Ariko umutwaro warushaga uburemere iyo mitwaro yose ni umutwaro w'ibyaha. Nshuti yanjye rero, Imana yiteguye kudutura umutwaro waduhetamishaga. Reka mbabwire nshuti zanjye, mwarabibonye ko tutagenda twemye? Ntabwo tukigenda twemye. Umuntu agenda yemye, ariko iyo ageze muri quartier yambuyemo arimo amadeni, ujya kubona ukabona ahese ibitugu, arunamye. Iyo umuntu ageze ku muntu yahemukiye, arunama. Iyo umuntu ageze ku muntu yarangaranye ntagire icyo amumarira kandi yari afite ubushobozi, arunama. Iyo umuntu aciye ahantu yabaye afite amateka mabi nk'amateka twabayemo tukiri abapagani, abari batuzi, iyo uhageze ukibuka ibyo wahakoreye n'amahano yawe n'iki, hari igihe rwose uhita kwema bihita bigabanuka.
ariko Imana yifuza ko muri Kristo Yesu idutura umutwaro, yamara kudutura umutwaro handi twagendaga duhetamye tugenda twububa tukazahaca noneho twemye mu izina rya Yesu. Nshuti zanjye, iki cyigisho kiratangaje. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, nababwiye ngo ibi bitabo mwumvisha ari bishyashya kuri mwe, mwazaza mumbwira nkabasobanurira. Abahanuzi n'Abami ni igitabo nkunda cyane kivuga amateka y'ubuzima bwa Gikristo, ariko kidusobanurira uko Imana yabanye n'abami n'abahanuzi bo mu gihe cya Isirayeli n'icyo yabashakagamo, kandi n'uyu munsi wa none icyo Imana yiteguye gukora muri twebwe. Baranditse ngo ntabwo Kristo azigera atererana abo yapfiriye. Dushobora kumuvaho maze tukibasirwa n'ikigeragezo, ariko Kristo ntashobora namba gutera umugongo uwo yishyuriye incungu atanze ubugingo bwe bwite. Iyaba amaso yacu mu by'umwuka yahumukaga, twabona abantu batsikamiwe no gukandamizwa kandi baremerewe n'intimba, batsikamiwe nk'imodoka ipakiye imitwaro iremereye cyane, kandi bagiye gupfira mu gucika intege no kutagira ibyiringiro. Nshuti yanjye, abantu benshi ndetse nanjye nawe turimo muri abo bantu bameze nk'imodoka ipakiye imitwaro iremereye cyane. Imodoka batangira kuyipakira ubona ihagaze pe, wajya ko ukabona igenda imanuka bikagera ubwo amapine ahengama, wajya ko ukabona imodoka no guhaguruka birayinaniye. Kandi iyo modoka byanga byakunda yikoreye imitwaro imeze gutyo, iyo igeze mu ikorosi yikoreye imitwaro miremire, nyirayo bimusaba kugabanya umuvuduko kuko mu ikorosi ishobora no kugikamuhitana. Nshuti zanjye, imbere hano hari ikorosi ry'amateka y'ubuhanuzi bugiye gusohora, tukaba dupakiye nk'imodoka ipakiye imitwaro iremereye, ubwacu n'ibyo twikoreye bikaba byaturengeje imbaraga. Nshuti zanjye, ikorosi riri imbere turarikata gute? Iyaba twabonaga muri iki gitabo baranditse ngo twabona abamarayika baguruka bihuta cyane bajya gufasha abo bantu bageragezwa, basubiza inyuma ingabo z'umubi zibagose, kandi bagashyira ibirenge byabo ku rufatiro rw'ukuri. Amen. Turamutse turi abantu bareba, muri iki gitabo baranditse ngo twabona abamarayika barimo kuza kurwana basubiza inyuma ibitero by'abadayimoni, ngo kandi twabona abo bamarayika bafata ibirenge by'abana b'Imana byatanye, bakabifata bakabishyira ku rufatiro rw'ukuri rw'ijambo ry'Imana. Urugamba ruhinanye hagati y'izo ngabo z'impande ebyiri zihanganye ni urugamba rufatika nk'ururwanwa n'ingabo zo kuri iyi si, kandi amaherezo y'abantu y'iteka ryose ashingiye kuri icyo kibazo cy'intambara mu by'umwuka. Nerekeza ku musozo w'iki cyigisho cya mbere cy'igitabo cy'umugenzi, nagira ngo nkubwire ngo guhaguruka neza byerekana yuko uzagerayo. Ndakwinginze ngo usenge cyane, usenge usaba Imana iguhe guhaguruka byiza. Kandi inshuti zanjye, umutwaro w'ibyaha urimo uragenda uremera uko ibyaha tugenda tubigerekaho ibindi, ndetse dusoreje ku magambo agaragaza yuko abantu bikoreye imitwaro bameze nk'imodoka ipakiye ibintu biyirengeje ubushobozi, hatabaye gutabara kw'Imana ngo itwoherereza abamarayika bigize y'abadayimoni barimo kudukoresha, nibarangiza bafata ibirenge byacu babishyire ku rufatiro rw'ukuri, ntawe uzarokoka. Ariko mu izina rya Yesu hari uwabonetse ngo atwikorere imitwaro. Imana idufashe kugira ngo tugire ibyiringiro yuko Kristo afite ubushobozi bwo kudutura imitwaro, kuko nadutura imitwaro nibwo tuzabasha kugenda tudahetamye, tugende twemye. Imana ibahe kwema muri iki gihe, kandi Imana ikomeze ibahe kuzema mu bihe biri imbere, ntimuzubarare. Kandi ndabingingira cyane ngo Imana izaduhe guhagarara twemye ubwo tuzaba tugiye kwinjira mu marembo y'ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Data uhoraho, tugize amahirwe adasanzwe yo kumenya ukuri kwawe. Turatsinzwe, twambaye ubushwambagara, uduha amahirwe yo gutera umugongo ibyari bitugize, kandi uduha umuzingo mu kiganza ko kugenda nta muzingo ntaho twaba tujya. Uduha amahirwe yo kugira ngo ubwo duhagurutse uzatugeze i Siyoni amahoro kubwo kwizera. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.